mu murenge wa Nyamugari na tumwe mu tundi duce duturanye nawo mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda urahasanga abaturage bataka inzara yatewe n'uruzuba rwabamazeho igihe kirekire rwumishije imyaka bari bahinze barigunze. Tumaze igihe kirekire dukorera mu gihombo kubera izuba, ubundi duhombye imyaka nk'itatu, ariko noneho agahomamunwa kabaye ejo bundi, aho umuntu ateza n'ingemeri 20 z'ibishyimbo cyangwa z'ibigori. Mu kindi gihe umuntu yabonaga agafuka k'udusaka yenda akabona ko ibishyimbo, ariko ejo bundi ho byabaye agahomamunwa, nta kintu umuntu yigeze ashyira mu nzu. Mbese izuba riracana mu murima ugasanga ni ku butayu nka hano. Ijwi rya Amerika mu kagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Rebero yagerageje kugera muri zimwe mu ngo z'abaturage kureba imibereho muri rusange. Muri ibi bihe nabo bamaze iminsi babonye akavura kadafite byinshi karamira. Benshi batunzwe no guca inshuro nabwo mu bihe bitoroshye. Ubu abaturage n'uwikanyakanya kaba afite akaraka no kuguha karaka rimwe mu cyumweru, ati nanjye ntaho mfite nyakura. Ubwo rero ako karaka ukagacunga no kugura inusu. Hatwe dufite abana rero byabaye ikibazo gikomeye. Ni ukubaho nabi nyine, usibye kwihangana tukavuga ati turye nako kanusu. Iyo uvuga kugura kanusu uravuga kanusu k'iki? Akanusu k'ifu y'akawunga. Niko umuntu agura nyine wagateka agakoma waki urondereza twa dufaranga ubonye ari 700 tw'umuhinzi kugira ngo buke kabiri. Abaturage bakozwe mu nkokora n'uruzuba ubu bararya rimwe ku munsi, kandi nabwo ubibonye iryo rimwe riramusaba icyafatwa nk'umubare wo mu rwego rwo hejuru. Tega amatwi. Utwo ncunga ntabwo nadukuramo ifunguro rya kumanywa ngo irya nijoro ribe rikibonetse, aho kugira ngo tuburahare ushyira abana mu buriri barira ku manywa bakwirukanka, yenda wabona nk'umuntu wishuta ufite igiti cy'umwembe yaguha utubiri tw'udutumba ugahereza umwana akaduhekenya, ubundi twaturo tubiri ubonye tuturayi waguze nangwa karo kifu ukagateka nijoro kugira ngo buke. Ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko mu minsi yabanjirije iminsi mikuru ya Noheli na Bonane ubutegetsi bwari bwagerageje gufashisha ibiribwa by'ibishyimbo n'ibigori abashonje gusa kubo bigenerwa by'ababanye yangana babibonye ubu byarashize bisubiriye ko kabo. Natwe ubwacu bagenzi bacu badusaranganyije gutyo, uwari wafata nk'udukombe nk'icumi nibura bakamuha 5 kubwo byabaye bikiya kubwo abantu bari benshi. Muraho. Makuru ni meza. Ko mubiteguye mukererewe? Twakererewe natwe banje kujya guhinga no kubihaha nyine nabyo urumva ibintu byoroshye. Nikoze. Amafunguro babageneye yararangiye bimeze bike? Yarangiye kera gose ibyo baba bakugeneye ko bari bikeya byabasha kumara igihe. Uretse ibibazo by'inzara byugarije abatuye Nyamugari n'utundi duce twibasiwe n'uruzuba, ubu hari n'ibindi byinshi mu byibanze mu muryango basa nabibagiwe. Na y'ibindi byo kuvuga ngo umuntu aratubonye ngo ararya neza, kumwe umuntu yaguraga amavuta yo guteka, reka da ibyo ntitukibikora. Esabune reka umuntu arakabona ka 50 wagakaraba kabiri nango wamesera abana induka yihorera tukagendera aho ngaho. Baracyatakambira ubutegetsi ngo bukomeze bubagoboke. Tuzi ko leta umubyeyi koko nkuko ibibazo dufite babyumva kandi bakabireba, umunyarwanda wese agomba kwiheraho mu mibereho umuntu agira, badufasha rwose bakurikije imimerere turimo, yenda bakatubonera ko gafunguro, bibaye ngombwa nako gasabune ntabwo twabahisha ngo umuntu yijimaho yishikira, nako bakabonye aho kugira ngo abana bicwe n'umwanda nako bakaduha rwose bakadufasha. Ndumva nta n'ikindi yenda bavuga bati n'ukwifuza by'ikirenga amavuta tayo bakayareka, ariko agasabune umuntu agakaraba atanyura mu nzira nuka. Buryo umuntu yamenyereye gukaraba ukabibura ubona kuri ikibazo gikomeye. Nkatwe tuba dusanzwe umuntu ajya no gusenga ntiwahera imuhira nanone ngo nuko habayeho inzara, tugomba kujyayo tukabyereka Imana. Ku murongo wa telefone twahamagaye bwana Gerard Muzungu, meya w'akarere ka Kirehe, ngo twumve niba hari ingamba kuri iki kibazo. Atubwira ko yari mu zindi nshingano z'akazi zirimo n'inama zagombaga kugeza saa 11 z'umugoroba. Twongeye kumuhamagara nabwo ntibyashobotse, yatwandikiye ubutumwa bugufi ko nabwo yarakiri muri izo nama. Gusa mu minsi mike ishize meya wa Kirehe yari yatangarije umunyamakuru wa TV na Radio 1 bya hano mu Rwanda ko bateganije uburyo buhoraho bwo gufasha aba baturage kugeza igihe bazahinga bakeza ibyabo. Izahoraho kugeza babonye ibyo kurya. Inkunga yo burya kubwitangiye kuboneka ntabwo ihagarara kugeza babonye ibyo barya. Batwemereye ko bazajya babitanga buri gihe kuri gihe, n'ubu turakoramo gukora amaritane kugira ngo baduhe ibindi bizakomeza bisimbura birangiye kuba. Uburemere bw'iki kibazo bwareberwa mu musaruro Ijwi rya Amerika yasanze mu rugo rumwe mu barumbije. Buri umusaruro hari turiya ntusaruye muri hegitari. Kandi turima tubiri, dore buriya niwo musaruro mbonye. Uturuto hegitari? Tutanatoranyije? Nubitoranya birashoboka ko hazavamo nk'ibiro ngeranije ni nk'ibiro 8.
nk'umunani yenda. Haracyarimo umurama wabyo byumye hazavamo ibiro 8. Hari amakuru atangazwa n'abaturage ko hari bagenzi babo byagiye binanira kwihangana bagasuhukira mu bihugu bituranye bya Uganda na Tanzania, abandi bagasuhukira imbere mu gihugu. Inzu barakinze bashorera abana mu mayira baragenda bitewe n'izuba n'inzara, bagiye bagenda nk'uko na n'ubu bari kugenda. Ariko bwana Anani Mwiseneza umuyobozi w'umurenge wa Nyamugari wahakana ko abaturage basuhuka. Ntabwo twabyita ko ari ugusohoka, ahubwo no kugenda abantu bagenda bajya guhaha aho bigaragara yuko ikirere kimeze neza. Ntitwabashije kumenya umubare wa nyawo wabugarijwe n'iki kibazo cy'inzara mu karere ka Kirehe kubera uruzuba. Nakwibutsa gusa ko iki kibazo kitari gishya mu gace k'iburasirazuba. Mu mwaka ushize nabwo amapfa yatewe n'izuba yibasiye abatari bake bibaviramo gusuhuka mu bihugu bya Uganda na Tanzania.